Nongeye kugusuza no guha ikaze wowe wakoze subscribe kuri The Mix TV Rwanda nk'ibisanzwe. Nawe mushyashya utari wakora subscribe, inkunga yawe irakeneye. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye bitazajya bigucika. So, nkuko bisanzwe rero, uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyo guteka ibiryo biryoha cyane bigizwe n'ibitoki. Igitoki, igitoki n'ibirayi uko mubibona, ariko ntabwo ari byo byonyine. Nanone haraba harimo inyanya, haraba harimo inyama, ibitunguru, tungurusumu, tomato paste, poivro, seleri, igitunguru nacyo ntabwo twakibagiwe. So turashyiramo n'akaroyiko g'abatetsi kuko bisanzwe kugira ngo ibiryo byacu biryohe. Ariko nanone ntabwo ari ibyo byonyine, haraba harimo n'ubunyobwa. As you see, ubu ni ubunyobwa. Mbonaho no kubaha inama rero kugira ngo abantu mukunda guteka ubunyobwa, mukunda kurya ubunyobwa, byaba byiza mugiye mugura ubunyobwa budaseye, hanyuma rero mukabwisera, kubera ko ntabwo muzi umutekano cyangwa se isuku bariya basya ubunyobwa baba bakoranye, cyangwa se n'igihe ubunyobwa bumaze. Ariko wowe ufashe ubunyobwa bwawe ukabusya, ufite blender wabusya muri blender, utayifite wabusekura, udafite isekuru kandi nanone wakora iki? Hari abamama basya isombe mu masoko atandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu, burya n'ubunyobwa barabusya. So ntucikwe rero, kurikiye ko wakutekera igisafuriya wibereye iwawe mu rugo, wakoresha imbabura, wakoresha gaze, wakoresha icyo ari cyo cyose ukoresha mu rugo rwawe uteka. Tugiye kubanza dutogose inyama. Njyewe nakoresheje inyama zingana nk'ikiro kubera ko mu rugo ntabwo turi benshi. Nkoresha igitoki ikiro, nkoresha n'ibirayi ikiro n'inusu. Ushobora kuba mwe mu rugo muri benshi wakoresha byinshi, muri makeya wakoresha bike, byaterwa n'umubare uri busavinge ibyo biryo byawe. So dukurikire rero inyama nizimara gutungana, ndabereka na step zigiye zikurikira uko zigenda zikurikirana. So rero nagira ngo mbabwire ngo bakunze ba The Mix TV Rwanda, tuba tubagezaho ibiganiro bitandukanye, harimo inyama zacu rero turimo kuzitogosa. Ni byiza yuko utogosanyamo umunyu kugira ngo ibiryo bize kuryoha n'inyama zize gushya vuba. Ushyiramo umunyu mukeya kubera ko buri bwongeremo ibirungo, harimo magi, harimo royiko. Ushobora gushyiramo umunyu ukaba umunyu mwinshi, ariko nanone beta utogosa inyama ugomba gushyiramo umunyu mukeya kugira ngo inyama zize kuryoha kandi zize gushya na vuba. So inyama zacu rero tugiye kureba ko zahiye. Inyama zacu zahiye. Wow. Mbega ukuntu zihumura. Uko inyama zacu rero twari tuzitetse, twari turimo turakorana bya birungo bigomba kujya mu nyama. Poivro, igitunguru, seleri, tungurusumu, royiko, magi, ibitoki, ibirayi twamaze kubitegura nabyo biri tayari. So njye nkunda igitunguru cyinshi. Ushobora kuba udakunda ibitunguru byinshi, nta kibazo, washyiramo igitunguru, igice cy'igitunguru, 2, 3, kimwe se, ariko njye nkunda igitunguru cyinshi. That's why nakase ibitunguru byinshi. So reka dukomeze rero turebe etape igiye gukurikira. Inyama zacu zahiye, twashyizemo amazi aringaniye ku buryo amazi ubiza mu nyama aba ari buze guteka igisafuriya cyacu turi gutegura kuri uyu munsi. So ntucikwe. Nongera kubibutsa kandi, niba utarakora subscribe, inkunga yawe irakeneye. Kora subscribe, ukore share ndetse na comment. Wifuza ko hari ibindi tuzagutekera cyangwa se tuzakwereka uko bitegurwa, turi tayari. Twandikire muri comment
utubwire ati muzamfashe gutegura ibi n'ibi njyewe ndabikunda, turahari ku bwanyu. Love you so much. So inyama zacu rero zirahiye, reka dukurikizeho etape yo kuzikaranga. Inyama zacu rero zamajije gushya, tugiye gushyiramo amavuta. Ukoresha amavuta makeya, wibuke yuko haba hari buze kujyamo n'ubunyobwa, kandi burya ubunyobwa bugira nabwo bugira amavuta, niyo mpamvu ukoresha amavuta makeya. So wow, hari umutiktoka w'umurundi nkunda ukunda guteka, aravuga ngo gute mumeze gute none. Ndagusuje cyane musore. Iriya mvugo yawe nanjye ndumva nigezeho, gute mumeze mute none. Today I'm so excited. Oh my gosh. Ntucikwe, ntuve ku ruhande rwa telefone yawe, ntucikwe kugira ngo hatagira akantu na gato kagucika. Ese mwebwe reka mbabazi, iyo muri gukata ibitunguru mubigenza gute kugira ngo bitabamerera nabi? Ngiye biba byandiye, buno narize mberetse narize. So anyway, nubwo bindya ariko ndabikunda, birandyohera. Nanditse ibitunguru byinshi, birandyohera cyane. So hari n'iyindi nteko tubahishiye mu minsi iri imbere, nimutwereka ko mwakunze ikiganiro cyacu cyo guteka. Tuzabereka inteko nziza, ukuntu wateka ibitunguru bivanze n'ibindi bintu byo bibiri byonyine kandi bikaryoha. So ntucikwe rero, nimba ukunda guteka, nimba ukunda kurya ibiryo, mvugira ngo ibiryo abakunzi b'ikiryo nimujye kure. Inyama zacu rero turaguma kugaragura kugira ngo zifate isura, hanyuma tubone gushyiramo ibirungo. Murabyibuka ko ibirungo twamajije kubitegura ngibi, ngiye mbanzamo poivro kugira ngo buze gutanga impumuro nziza, ariko biba byiza cyane iyo ubanzemo poivro, ibitunguru ukabishyiramo, hanyuma bitanga impumuro nziza cyane ku buryo umuntu wese agira apeti yo kurya ibiryo utetse. Mbanzamo poivro zikamaramo nk'amasegonda 30, hanyuma narangiza nkahita nkurikizaho ibitunguru. Aka ni akamashini, nakita akamashini, aka ni agakoresho ukoresha utunganya tungurusumu, ushyira tungurusumu mo hano imbere, hanyuma warangiza tungurusumu yawe ikaboneka mu buryo bwihuse utagiye mu byo gusekura. So rero ushyiramo tungurusumu gutya, warangiza ugakora gutya. Wabibonye? Yes, nuko nguko ubikora. Ntago gahenda, kagura amafaranga makeya, wagasanga muri supermarket zose zo mu Rwanda, wagasanga mu masoko yo mu biturage. Ntago gahenda, kagura amafaranga maybe 1000 cyangwa 2000. Udafite kano kantu kandi nukuri ntibikubuze guteka tungurusumu, uzafata agasekuru gasanzwe ukoresha agasekuru. So poivro zacu rero buno zimajije gushya, wow. Sasa ugahita ukurikizaho bya bitunguru. Yego, ukurikizaho ibitunguru. Ngewe rero ku nteka mu busanzwe iyo ndi guteka inyama cyangwa se ibindi biryo by'amasereri, ntago sereri nkunda kuzigira gute, ntago nkunda kuzishyira mu mavuta, ahubwo ndendera ibyo bigenda bimajije kubira aza gushyiramo za sereri zanjye. Birahumura neza cyane, uzabigerageze ni ukuri kandi bizaguhumurira, bizakuryohera ku buryo n'abantu ubisavinga nabo
bazaryoherwa. Ntucikwe rero. Ikindi kintu mbibutse, nyuma ya video ndabereka ibanga ushobora gukoresha mu gihe wariye ibiryo bifite intungamubiri nyinshi kandi ubikunze ukavuga ati ngiye kukurya wabiryowe. Ibuka ukuntu iyo umaze igihe wiyima ngo kugira ngo utabyibuha, ngo utagira gute, utaza n'ibi, ibuka ukuntu hari igihe uteka ibiryo nawe ubwawe wabitetse bikakuryohera, cyangwa abantu wabitekeye bakaryoherwa ukumva uba excited ukavuga ati nta kuntu nateka ngo abantu baryoherwe bishime nanjye simbifate. So ntucikwe rero, ntucikwe, mu kanya ndabereka ibanga ushobora gukoresha kandi ukaguma kuri taye yawe igihe cyose wariye ibiryo byiza. Ibyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ibiryo bibyibushye, n'ibiryo birimo nk'inyama, ibintu byokeje, inkoko, amachips, ibintu nk'ibyo ngibyo. So inyama zacu rero zirahiye n'ibirungo twashyizemo birahiye, zirasa neza cyane. Rock oh, zirasa neza ku buryo umuntu wese wazibona yakwifuza kuzirya. Zirasa neza, ibirungo birasa neza, pavuro nuko zisa, n'igitunguru nuko gisa. So tugiye gushyiramo rero za tungurusumu zacu. Yego, za tungurusumu twaracye ku ruhande nuko bimera, ariko nanone ntibikubuze kuba wakoresha agasekuru kawe wifitiye hafi yawe. Yes, kugira ngo uteke tungurusumu. Zishizemo rero, so biratanga impumuro nziza noneho kurenza iya mbere hagiyemo agatungurusumu. Bimeze neza, inyama zacu zirasa neza, wow, zirasa neza cyane. So hagati aho rero ibirayi byacu nabyo byatunganye n'ibitoki. Yes, ushobora kuba ukunda ibitoki byinshi cyangwa ukunda ibirayi byinshi, icyo ukunda cyinshi rikishiramo, ariko beta ko byose biba bijya kubalansa, biba bijya kungana, nicyo cyiza wakora. Inyanya rero nazo ziri tayari. Ushobora kurapa inyanya, ushobora kuzihata ukazikatira mu biryo, kuko njye ntabwo nkunda ibishishwa by'inyanya, cyangwa se nanone inyanya zawe ukazisya muri blender. Njyewe rero uburyo nahisemo uburyo bwo kuzirapa, no kugira ngo umuntu wese yisange mu nteko yacu y'uyu munsi. Aho uherereye hose, ushobora kuba uri mu giturage hatari umuriro udafite blender, ariko ufite icyuma ugahata inyanya zawe cyangwa se ukazirapa, byose nta kibazo pe. Turashyiramo inyanya zacu rero, musosi, wow, birasa neza cyane rwose, birasa neza cyane. Turapfundikiraho gato dutegereza kugira ngo inyanya zacu zifate ibara, zishye muri make. Hanyuma nizimara gushya turakurikizaho iyindi etape. Ntucikwe. Wowe nakubwiye ngo wowe mushasha utarakora subscribe kuri The Mix TV Rwanda, have inkunga yawe irakenewe. Kora subscribe, share, like and comment, utubwire icyo wifuza ko twakwigisha guteka. So ntimucikwe rero. So twongeye kureba yuko inyanya zacu zamajije gushya uko tubishaka. Wow, hey, inyanya zacu zirasa neza cyane, zahiye. Njyewe by the way nkunda inyanya nyinshi, nimba nawe ukunda inyanya nyinshi, giteka inyanya nyinshi. Hanyuma tomato paste ibe nkeya, ariko nimba unakunda tomato paste ujye ukoresha inyanya ziringaniye. Gusa icyo nzi nuko abantu bose muteka murabizi, ibiryo birimo inyanya bigira taste iryoshye nziza, nyine sinzi uko navuga, nyine biraryoha, wumva ari ibiryo utahaga kurya. Ni iyi rero tomato paste nakoresheje kamwe kuko nakoresheje inyanya nyinshi. Ubu ushobora gukoresha tubiri, ushobora gukoresha ariko ntabwo warenza tubiri. Kandi nanone it depend n'ingano y'ibiryo utetse uko ingana. Njye nababwiye ko natetse ikiro cy'inyama, ikiro n'inusu cy'ibirayi, hanyuma hajyamo n'ikiro cy'igitoki. So
rero ntago magi twazibagiwe, hagizwe ko mwana yakariye. Oh my goodness, ababyeyi murabizi neza ko urirangaye gato yamaze usanga igiye. Ariko birahumura bagenzi banje, birahumura cyane. Yego, ntujye kure, tumaze gushyiramo wow. Ndakwinginze aho waba uri hose ibi biryo biraboneka, nta gice na kimwe kitabamo ibirayi, nta gice na kimwe kitabamo imitoki, nta gice na kimwe kitabamo inyama, inyanya, sauce tomate, magi, nta hantu na hamwe utabisanga. Niyo mpamvu rero nkwingingira kugira ngo uzagerageze ibi biryo. Igisafuriya niyo nteko y'uyu munsi guys. So ikadukurikirane inkono yacu aho igeze. Wow. Tugiye gushyiramo magi. Nababwiye ko magi ndi bushyiremo magi ebyiri nizo ndi bukoreshe mu ngano y'ibiryo nababwiye. So nindangiza rero nshyiremo na Royco Choose Mix Spice Beef. Shyiramo akariko gakeya kugira ngo isosi ize kuza yegeranye kandi inaryoshye. Murabizi ko Royco iryoshye ibiryo, cyane cyane ibintu byose birimo inyama. Royco irabiryoshya pe. Reka tuvange rero turebe what is the next one. Guys, mwibuke gukora subscribe, ndabasabye, ndabinginze, inkunga yanyu irakeneye. So guess what, dore uko inyama zisa banange, nuko inyama zisa, nuko zisa. So hanyuma rero murabizi ko hagiye gukurikiraho ibitoki. Dore tugiye gukurikizaho ibitoki. Muri ko twabanje kubiza inyama zihiye turakaranga bisanzwe, bihiye dushiramo ibirungo, bihiye tugenda dushiramo ibirungo uko bikurikirana. Noneho hakurikiyeho gushyiramo ibitoki byacu n'ibirayi. So mbibutse ko rero ibitoki burya bishya mbere y'ibirayi. Biba byiza iyo ubanjijemo ibirayi byamaramo nk'iminota nk'icumi ukabona gukurikizaho igitoki kugira ngo bize guhira rimwe. So tugiye gushyiramo ibirayi. Muraza kwibaza ngo se seleri ziri hehe? Seleri ndaza kuzikoresha, ntabwo nzi uburyo wowe ukunda gutekamo seleri, ariko seleri ndaza kuzikoresha mu kanya kari buze. So ikindi kintu rero nibagiye kubabwira, nibagiye no kubereka, iyo umajije gutegura ibiryo byawe, igihe tugiye gushyiramo ibirungo muri za nyama, uteka amazi ku ruhande. Udafite imbabura ngo uteke amazi ku ruhande, ushobora kuyateka mbere y'uko ushyiraho za nyama kugira ngo ya sosi itaza kuba nkeya, ibiryo bigafata uburyo bwa budahiye. Hanyuma rero ngiye ndakoresha ya sosi nakuye mu nyama, hanyuma nindangiza nshyiremo n'utuzi dukeya dushyushye ariko kugira ngo tuza gutuma ibiryo byacu bisubira inyuma. Komeze mukurikire akantu kose ku murongo kugira ngo hatagira n'akamwe kagucika ukazavuga ngo ahari wenda ngo ntabwo wari ufite ibi, kandi ibintu byose wari ufite iruhande rwawe. So twamaze gushyiramo ibirayi. Dore uko bisa, nuko nguko. Tugiye gushyiramo ya sosi yacu twatogosheje kugira ngo turebe uko ingana, tumenye ko turi buze kongeramo amazi angana gute, ariko amazi nanone ashyushye. Amazi ashyushye. So sosi yacu rero ndabona idahagije, ntabwo ihagije. Uba ugomba guteka ku buryo ibiryo byawe birengerwa n'isosi, hanyuma ukaza kubona uko ushyiramo ubunyobwa. Muribuka yuko mu bintu byose turi bukenere, nababwiye ko dukeneramo n'ubunyobwa.
kugira ngo rero ubunyobwa bwawe buze gushya, wizere neza ko ibiryo ugiye kugaburira abantu mu rugo iwawe cyangwa se mu rugo iwanyu biri bube biri healthy. Dutegereze ya minota kugira ngo tuze kugira gute gushiramo n'igitoki. So ibirayi byacu rero bimaze ya minota twavuze kugira ngo bize guhira rimwe n'igitoki. Reka turebe uko bimeze. Wow, nuko bimeze. Tugiye gukurikizaho igitoki kugira ngo tugiye gukurikizaho igitoki. Gukurikizaho igitoki, ibirayi byacu byabiriwe, ariko siko babivuga da, ibirayi byacu byabize sorry, ibi ni ibiki ngo byabiriwe munyumvire, ariko ntacyo bitwaye. Ibirayi byacu byabize, tugiye gushyiramo igitoki kugira ngo bihire rimwe, nuko bimeze. Murabyibuka yuko iyi sosi watogosheje ibaye nkeya, ukoresha iki? Ukoresha amazi ashyushye. Yego. So dutegereze, ntimujye kure ya telefone zanyu, za televiziyo zanyu, kandi mbibutsa guys, ni ukuri mukore subscribe, inkunga yanyu irakenewe. Share, like and comment kugira ngo ubutaha muzakurikire ibindi biganiro. So nkuko mubizi rero, twamajije gushyiramo ibitoki byacu, ibirayi, tugiye kureba ko bihiye kugira ngo dushyiremo ubunyobwa. Tugiye kureba ko bihiye kugira ngo dushyiremo ubunyobwa. Yes, wow, okay, meze neza, ibitoki byahiye, ibirayi nabyo nuko byahiye. Okay, tugiye gushyiramo ubunyobwa. So reka mbibutse akandi kantu kamwe konyine. Ugiye gushyiramo ubunyobwa, kubera ko inshuro nyinshi iyo ubunyobwa bugiye mu biryo hari igihe bushirira. Biba byiza iyo ubunyobwa bwawe ubanje ukabukabusha ku ruhande. Urabukabusha kugira ngo butaza gutuma ibiryo bishirira, ubunyobwa ubwabwo budahiye, kuko bushobora gutera ikibazo. So ubunyobwa bwacu rero twamaze kubukabusha ku ruhande, tugiye gushyira muri bya biryo. So ikintu ugomba kwirinda kindi, ugomba kwirinda guhita ukozamo akamamiyo ukimara gushyiramo ubunyobwa. Wirinda guhita ukozamo akamamiyo kugira ngo umanure uzamura, ahubwo ubwagiye bujyaho hejuru ukagenda ndavuga kubigira gute, ubusanza neza. Yes, ubusanza neza kugira ngo buze bwose gushya. Hanyuma rero iyo umaze gushyiramo ubunyobwa, utegereza hagati y'iminota, uko byagenda kose. Iyo ibirayi n'ibitoki byari byahiye, utegereza hagati y'iminota 10 na 15, ubunyobwa bwawe buba buhiye. Ugabanya umuriro iyo ari ku mbabura, ukagabanya amakara iyo ari kuri gaze, ugabanya umuriro ugashyiramo wa muriro mukeya, kugira ngo bidahita bishirira. So kadutegereze, ariko muribuka neza ko hari seleri dufite ku ruhande. So za seleri zacu rero igihe cyo kuzishyiramo njyewe kirageze, ibiryo birahiye, ndafata za seleri zacu nzishyireho gutya. Ndafata za seleri zacu nzishyireho gutya. Yes, okay, zituma ibiryo bihumura, kandi n'umuntu uri kubirya yumva ko biryoshye rwose, nta kibazo. Ubunyobwa bwacu rero bumaze iminota 15. Reka turebe ko ubunyobwa bwacu bwahiye. Ko ubunyobwa bwacu bwahiye. Yes, sorry. Yes, nuko ibiryo byacu twatetse kuri uyu munsi final one, nuko bimeze. So ubu rero ibiryo byacu biri tayari
ko ugomba kubisavinga abantu mu rugo cyangwa se nawe ugomba kurya ibiryo byawe byabonetse bimeze neza cyane, birasa neza ewana. Keretse umuntu udakunda ibiryo niwe muntu utabishima. Bimeze neza cyane, ibirayi, inyama, ewana, ibitoki bimeze neza cyane. Tubibutse ko rero ibi ni ikindi gisafuriya twari twabateguriye kuri uyu munsi. Ibisafuriya bitekamo ubwoko butandukanye, ariko twahisemo kubatekera ubu bwoko. Harimo amavuta, hari n'abafata byose bakabivangira ahantu hamwe, ariko kugira ngo ibiryo bigire impumuro nziza ikurura umuryi buriya uzumve neza ko iyo ibiryo bihumura neza, cyangwa se n'abari abantu bamamaza ibiryo, afata ibiryo bisa neza akaba ari byo ashyira hariya kuri pancarte. So niyo mpamvu rero nawe ugomba guteka ibiryo utabivangavanze mu kajagari, step by step. Ibiryo biraryoha kandi birahumura, biraryoha bon, biraryoha. So rero ibintu byose twakoresheje murabyibuka ko ni inyama, igitoki, ibirayi, ibirungo bisanzwe by'inyama harimo ibitunguru, poivro, celery, tungurusumu, twashyizemo na karoyiko. So rero dushizamo ubunyobwa bwacu burahiye. Ibi ni ibiryo ushobora kurya waraye utameze neza. Kuri abantu bakunda agacupa, ushobora kuba wanyweye agacupa ukabyuka utameze neza. Ni ibiryo biba byoroshye, ni ibiryo bifata mu nda, kandi ibiryo bituma udatumba kwa kundi urya ibintu ukumva watumbaniwe wageze gute, kuko biroroshye kandi biroroshye cyane. Biroroshye kubiteka, ntabwo ari ibintu bigoye, ni ushobora gukora mu minota mike cyane kandi ukaramira abantu mu rugo. So reka rero dutestinge, reka twumve ngo ese ibiryo byacu bimeze bite. Hanyuma mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share, comment ndetse na like. So ibiryo byacu rero byamajije kuboneka, ubona biraryoshye, birahumura, birumva bimeze neza cyane, biroroshye ku buryo umwana yabirya, umuntu wese yabirya kabisa. Biraryoshye cyane, biraryoshye. So kora subscribe we mushyashikira kuri The Mix TV Rwanda, ukoreshe ya ukore comment, usangiza abakunzi bawe aho bari hose, inshuti zawe, abavandimwe bawe, ubereke uburyo bashobora guteka ibiryo biryoshye kandi mu gihe gitoya. So nkuko nabasezeranyije rero, nababwiye yuko nyuma ya video ndi bubereke ibanga ushobora gukoresha mu gihe uriye ibiryo kandi udashaka kubyibuha mu buryo bujagaraye. So hano tubafitiye kano kantu bakita slimming hub. This is slimming hub. Ushaka kuyikoresha mu gihe umajije kurya, kubera yuko irananura kandi ikoreshwa ikoreshwa nyuma yo kurya. Ushaka kuyikoresha umaze kwirira rwose, nta kintu bitwaye, habe na gitoya, nta kibazo cyayo. Hanyuma ubuzima bukagenda neza, ukarya neza kandi ukagira n'ubuzima bwiza. Twibutse neza yuko ari The Mix TV Rwanda mwakurikiraga, naho ubutaha. Ciao ciao.